ariko wowe wakoreye Imana. Ndumva nakubwira ngo tera haleluya. Ariko wowe wakoreye Imana. Umuryango wawe warabandwe, uraterekera, uraraguza. Ariko wowe, tutitaye ko bakubwiye ngo uratsinzwe mu rubanza, tutitaye ko muganga yakubwiye ngo ntuzakira, tutitaye ko umurozi yavuze ngo ntuzabyara, tutitaye ko nyogosenge yakuroze, tutitaye ko mariage itazaba, tutitaye ko imyaka yarenze, tutitaye ko umaze igihe utabyara, tutitaye ko wadivorushije, tutitaye ko wacuruje ugahomba, tutitaye ko wize ntubona akazi, amaboko agucungura akugezeho. Amaboko yawe Imana yakomeze kuruta amaboko ukeneye. Hari ibirenge ushaka ko bikugenderera, ariko ibirenge byawe Imana ibihindura iby'umumaro kuruta ibyo wari utegereje. Hari ihumure washakaga mu bantu, Imana ikugira ihumure kuruta iryo ukeneye mu bandi, kugira ngo aho abandi batari ujye uhaboneka. Imana iguha kandi karembo, igushyirireho irindi riba, kugira ngo ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane. Inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje, mugire amahoro abonerwa muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Mbega aho muri amahoro? Ndumva nababaza ngo mumerewe mute, mumeze mute? Niba wishimye, Imana ibishimirwe, kandi niba wishimye uzirikane bene so bandi bababaye bari mu makuba atandukanye y'uburyo butari bumwe. Ariko kandi niba nabwo ubabaye, reka nkwibutse ko Imana ari ishobora byose. Ahari kurira kwararira umuntu, nyamara bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Iyo ni imirimo y'Uwiteka. Amaboko y'Imana arabishoboye. Reka nkubwire ngo aho guhunga Imana wayihungiraho. Imana ishimwe. Nge rero ndi mwene so Aniseti niyo mugabo, ku bantu tutaziranye. Hano ni ku ijwi ry'umukanguzi, ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza, ni inzira Kristo yaduciriye kugira ngo tubonereho uburyo bwo kwaturirana impamvu z'ibyiringiro. Imana ishimwe ko yaduhaye uyu murongo. Ndabingenze rero tuze gufatikanya dusenge. Ntabwo ndi bumara akanya kanini, nitumara gusenga tuganira ijambo ry'Imana. Ese ubundi gusenga ni iki? Gusenga ni iki? Iyo tuvuze ngo dufatikanye dusenge, ni uguhumiriza ku maso ukavuga? Oya, gusenga ni ugusabana n'Imana, ni ukugira umutima ukangutse, ibitekerezo biri oriyante kuri Kristo, twarangiza tugasabana n'Imana. Abantu benshi tumenyereye gusenga dusaba, ariko ndagira ngo mbabwire ko umuntu yasenga ashima, yasenga aramya, yasenga asabana, yasenga ahimbaza. Hanyuma gusaba si igice kigize isengesho gusa, uretse ko n'ubundi musaba icyo mushaka muzagihabwa. Imana ishimwe. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, turagushimiye. Uri Imana ifite imbaraga zo gutwara ibirimi by'umuriro hejuru y'inyanja, umuriro ntuzime, ukawenyegeza ku rugero ushaka ko wakamo. Bivuze ko ukora ibyo twebwe tuzi ko bidashoboka. Hari umuntu ubabaye utazi ko kwishima bibaho, tumwatuyeho umunezero kugira ngo amenye imbaraga z'ukuboko kw'Imana. Imana ipima urugero rw'umuyaga, ukawurekura ku rugero rukwiriye, rimwe na rimwe ukaza ukorerwamo umugaro w'Uwiteka. Uri igitangaza. Wambaye icyubahiro no gukomera, ukenyeye imbabazi urikwije, wicaye ku ntebe y'impuhwe n'imbabazi n'urukundo rwinshi. Ibyo byose ujya ubidusozaho turi babi tukarabagirana, amaraso ya Kristo agatuma tuba abakiranutsi. Iyo ni imirimo ibonerwa mu kiganza cy'Imana. Mana, twebwe turi bande? Nkanjye ndinde wo kugirirwa imbabazi n'Imana? Upiminye urugero rw'ibyaha twakoze, ku mwana w'umuntu ntiyatubonera imbabazi, ariko ku Mana niyo shusho y'imbabazi. Gukiranirwa kw'abantu nibyo bituma gukiranuka kw'Imana bigaragara, kuko kwihangane tutarabo kwihanganirwa tumenya ko Imana ariyo yihangana. Iyo tubabariye tutarabo kubabarirwa tumenya ko imbabazi zawe zitarondoreka. Uri Imana ikomeye. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe uraburira imbabazi. Umuntu wese ukwizeye, umuntu ukwiringiye, ntabwo ajya akorwa n'isoni. Uratweza tukoga tugacya. Izina ryawe nirishimwe Elohimu we. Uri Imana y'agakiza kacu, nuhimbazwe. Waduhamagariye kuba baraganwa na Kristo, tugenera icyicaro mu rurembo rw'abizera. None uyu mwanya turabatsinze, turabigushimiye
kuko agakiza k'Imana katwegereye kuruta igihe twizereye. Turagushimiye kubw'ubuntu bwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha inshuti z'umusaraba. Reka dufatikanye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 40. Turahera ku murongo waho wa mbere, ntacyo bitwaye. Umutwe w'ijambo haravuze ngo Yeremiya atura i Rama, atura i Misipa, murakoze kunyihanganira. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka. Nebudarazani umutware w'abarinzi amaze kumurekura ngo ave i Rama. Ego. Ubwo yari amujyanye aboheshejwe iminyururu, amuvanye mu zindi mbohe zose z'i Yerusalemu n'i Buyuda zagiye ari iminyago i Babuloni. 2. Umutware w'abarinzi ajyana Yeremiya aramubwira ati, Uwiteka Imana yawe niyo yategekeye aha hantu ibi byago, kandi Uwiteka yarabisohoje agenza uko yabivuze, kuko mwacumuye ku Uwiteka kandi ntimwumvire ijwi rye, nicyo gitumye ibyo bibageraho. Noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo, urorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye aba ariho ujya. Nuko Nebuzaradini ataragenda agitindiganyije aramubwira ati, noneho rero subirayo usange Gedaliya mwene Ahakimu mwene Shefani, uwo umwami w'i Babuloni yagize umutegeka w'imidugudu y'i Buyuda, ubane nawe no muri rubanda, cyangwa ujye aho ubona hagutunganiye hose. Nuko umutware w'abarinzi amuha impamba n'impano, aramurekura aragenda. Maze Yeremiya asanga Gedaliya mwene Ahakimu i Misipa, kandi abana nawe muri rubanda rwari rusigaye mu gihugu. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Nshaka kukubwira ijambo rivuga ngo Uwiteka koherereje umukiza. Ndumva ari icyo nshaka ko tuganiraho mu minota mike cyane kuruta uko dusanzwe dukora ibiganiro birebire ku ijwi ry'umukanguzi. Uwiteka koherereza umukiza. Uyu ni Yeremiya wari uri mu rwobo, sinzi wowe aho uri. Uyu muntu witwa Nebuzaradini ni umutware w'ingabo z'i Babuloni kwa Nebukadineza. Nebuzaradini yari umusirikare, yari aje kunyaga igihugu cy'Abayuda, simpatinda. Ariko nubwo aje kukinyaga asanga hari umuntu waboshywe, ufite iminyururu ku maguru n'amaboko, watawe mu gikari cy'inzu y'imbohe. Ubwo abandi bari bafite gereza bafungiyemo, Yeremiya ntibamuhaye kubana n'izindi mbohe, bamufunze mu buryo bwa kato, atabwa mu rwobo. Sinzi uburyo ufunzemo, sinzi n'amaboko yawe afashwe ari ayahe. Mvuze ibi nibutse ijambo Nebukadineza, ni Farawo yabwiye Mose ngo ndakurekuye, genda usiga abana bawe bato n'umukumbi, mugende ntimuzagaruke muri iki gihugu. Aramurekura, ariko amurekura aribwo amukomeje. Mwumve iki Kinyarwanda, usiga abana bato. Biravuze ngo muri mwe ntawe uzashyika hagiye, harimo urugendo, abo ujyanye barashaje bazagwa mu nzira. Nimudatwara imikumbi yanyu ntimuzabona ibitambo by'Uwiteka, n'ubundi umujinya w'Imana uzabatsinda iyo muvuye. Abarekura bya nyirarubeshwa, sinzi amaboko agufasha uko agufashe. Hari umuntu ugukurekura by'agahimano akakubwira ngo genda, akakurekura nk'ugushumuye. Mureke nkoresha icyo Kinyarwanda. Hari n'umuntu ugufatisha amaboko akubuza gukora ku munwa, akagufata ukamukorera ibimubera mu nyungu, ariko wowe ntiwunguke. Sinzi rero urwo bufungiyemo,
Yeremiya kugira ngo bamushyire mu nzu y'imbohe, nibura tumubone ko afunze, tumugemurire, ntibamushyize aho agerwaho n'abantu, bamushyize mu gikari cy'inzu y'imbohe, bamuta no mu rwobo. Ndagira ngo munyumve, sinzi urwobo watawemo, sinzi nawe ufungiraniye, ariko wowe urabizi ko hari amaboko agufiteho ububasha atari ay'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana wakoreye, Uwiteka mwagendanye, Imana muri kumwe, iyo wizera, yaduhaye Kristo nk'umucunguzi Goligota, ikuboneye umucunguzi. Amen, amen, amen. Hari indwara urwaye, birashoboka ko n'umuti wayo utarabaho, ariko bakubwira mu malaboratwari. Hari amaboko ukeneye, birashoboka ko abo muri kumwe batayafite. Hari ibirenge ushaka ko bikugenderera, bishobora kuba bisa n'iby'abaguhunze, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikuzaniye umucunguzi utatekereje. Imana ishimwe. Bibiliya itubwira Yeremiya nk'umuhanuzi. Yeremiya bisobanuye iki? Ahamagarwa, Imana yaramubwiye ngo nakumenye ntarakurema. Icyo kintu kibike ku mutima, uzwi n'Imana mbere y'uko ubaho. Ibikugerageza bikubonye uriho, abakurwanya bakubonye uhari, intambara ziguteye uhari, ariko Imana yo yakumenye itarakurema, utaraba urusoro. Niyo kondisiyo yabwiye Yeremiya. Iravuga ngo ngushyiriraho, ubereho icyo Imana yakuremeye kuruta icyo abantu bagushakaho. Ube igisubizo cy'imitekerereze y'Imana mu iremwa ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amaboko yawe Imana yakomeze kuruta amaboko ukeneye. Hari ibirenge ushaka ko bikugenderera, ariko ibirenge byawe Imana ibihindura iby'umumaro kuruta ibyo wari utegereje. Hari ihumure washakaga mu bantu, Imana ikugira ihumure kuruta iryo ukeneye mu bandi, kugira ngo aho abandi batari ujye uhaboneka, kugira ngo aho ibiganza by'abandi bitakoze we wibere ihumure. Niko Imana yabwiye Aburahamu, yaramubwiye ngo nzaguhindura umugisha. Mu yandi magambo, nawe wibere ibyishimo, ube umunezero wawe, ube proud w'uwo uriwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ikubera igisubizo, abo witezeho ibisubizo badahari, n'abashaka kugukandamiza nabo ubwabo batagifiteho imbaraga, ibiganza bikwakiriye bigukureho ingoyi n'iminyururu mu izina rya Yesu Kristo. Yeremiya ahamagawe n'Imana, iramubwira ngo nakumenye ntarakurema, utaraba urusoro, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yeremiya muramuzi. Ntekereza ko abantu bose basoma Bibiliya n'abagenda mu rusengero, Yeremiya muramuzi. Mbivugiye iki? Yeremiya birasobanuye ngo nuretswe n'Imana. Ntabwo umurekeshejwe no kumujugunya. Twagiye dukunda gusobanura icyo gisobanuro. Utawe gato ntabwo ari utawe ku buryo ajugunywe, ni igihe ufata zahabu ukayibika mu mase. Biravuze ngo ndakwanduje kugira ngo utagira isura y'ubwiza bwawe, abahiga ubwiza bwawe bakagukenyura cyangwa bakakwiba. Mbaye nkuretse ngusiza amase ntakwanze, kugira ngo mpishe ubwiza n'igikundiro cyawe. Nicyo gisobanuro cya Yeremiya. Avuka Imana ivuze. Imana ishimwe. Ibi nkunda kubivuga umuntu uri kumva ubu buhanuzi bugira ubwawe. Mbere y'uko ubaho habaho umugambi w'Imana kuri wowe. Twebwe tuza turi mu mugambi w'Imana. Hari amarira uri kurira atari umugambi w'Imana. Hari ibibazo urimo bitari mu mugambi w'Imana. Hari indwara warwaye itari mu mugambi w'Imana. Niba ari mu mugambi w'Imana, uzayikira, uyikomereremo, uyiboneremo ubuhamya, kandi uzayihamirizamo gukiranuka kw'Imana. Biranashoboka ko ari ukugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro, ariko amaboko y'abarozi ntagufashe kubera Imana. Ntabwo ubura documents uri gushaka kubera Imana. Ibintu byose bikuriho bitari mu mugambi w'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya zanywe no kukubwira ngo ubonye umukiza. Sinzi ibyo ushaka ko agukiza. Twabonye Kristo adukiza urupfu rw'iteka, arangije aduha imbaraga zitwa ubugingo. Ubwo bugingo buhabwa ubuzima bwitwa umwuka wera,
hanyuma turangije duhabwa imbaraga zo gutsinda ibyaha. Umucunguzi ushaka ko agucungura, ugukiza, urashaka ko agukiza iki? Ntabwo Kristo adukiza ibyaha gusa, ntabwo adukiza urupfu gusa, adukiza umuvumo, adukiza umubabaro, adukiza inzara, adukiza umuruho, adukiza amaganya, adukiza amarira. Byose Kristo arabigukiza. Adukiza gereza, adukiza urupfu, adukiza ibiganza by'abanzi. Byose umukiza wacu arabidukiza. Niwe ufasha mu mibabaro. Muririmbyi niko yavuze, haleluya haleluya haleluya. Niwe ufasha mu mibabaro, mu bitugerageza aducira kanzu. Imana iguha kandi karembo, igushyirireho irindi riba, kugira ngo Uwiteka kugezaho amaso yakurebaga atigeze yitegura. Pelora edrai tengisa enimari yakosa edrai peninga nima. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka wagurukije Filipo amukura aho yabatirije inkona akamuta muri Azoto, aracyafite amababa yagutera ukaguruka ukava muri iyo mibabaro. Imana ijya inyuranye ibihe, nshuti z'umusaraba. Yobu wari witeze kubora umubiri akagira umubiri mushya. Igiti cyatemwe kijya gishibuka. Ndagira ngo nkubwire ngo komera, igiti cyatemwe kijya gishibuka, kandi gishibuka kititaye ngo amaboko yantemye aracyahari, gishibuka kititaye ngo hamwe natemewe niho ndi bumerere. Ikintu gitangaje, igiti cyatemwe kimerera hamwe cyatemewe. Sinzi umuntu turi kuganira, ariko ndumva nuzuye ubuhanuzi bungana butyo muri iyo melody, muri iyo njyana. Igiti cyatemwe iyo kigiye gushibuka ntikimura umurima, ntigihindura ishyamba, ntigihindura umudugudu, ntabwo gihindura agasozi. Ntabwo bisaba ngo munsi yaho cyatemewe baranduremo nk'amabuye. Kimerera hamwe cyatemewe, ibiganza byagitemye bigihari, intorezo yagitemye igicyaye, amaboko yagitemye agikomeye, ibitekerezo byagitemye bitakigishaka. Cyo iyo cyumvishe, iyo imizi yacyo yumvise amazi, elesa edra peninga nimosa edra pelikoria ngasa inima. Iyo cyumvishe amazi kiyumvamo gushibuka. Imana ishimwe kandi gitangaje, gishibuka cyizeye kuzamukana ibibabi by'ibitontome, kititaye ngo uwantemye arahari. Kandi ikintu gitangaje, iyo kiri gushibuka kiza cyoroshye kuruta uko cyatemwe kimeze. Ndagira ngo nkubwire ngo oroha, oroha ukurinze. Imana ishimwe. Ni igisobanuro kivuze ngo gukomera kwawe baragucogoje, ariko mu gihe cyo koroha kwawe Uwiteka aguhaye kurama. Imvugo yiwe ni ihame, tegerezo munsi n'isaha. Ubwo ari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Reka mbabwire muri bimwe musiho, sinabona ico yavuze, yavuze gihera. Ibyo binera gutegereza nkomeye, ko nibyo ntarabona nzabibona. Iyo igiti kigiye gushibuka ntabwo cyimuka aho cyatemewe, ntabwo kireba ngo amaboko yantemye aracyahari, ntikireba ku bugi bw'intorezo yagitemye, ntikireba ku mitekerereze y'uwagitemye. Cyo kirashibuka kuko kigifite imizi mizima. Tutitaye kuri ibyo tubayeho, haleluya, tutitaye kuri ibyo tubayeho. Kira utitaye ko virusi yari yateye indwara ikiriho, tutitaye ko laboratwari zitakoze uwo muti, tutitaye ko bakubwiye ngo uratsinzwe mu rubanza, tutitaye ko muganga yakubwiye ngo ntuzakira, tutitaye ko umurozi yavuze ngo ntuzabyara,
tutitaye ko nyogosenge yakuroze, tutitaye ko mariage itazaba, tutitaye ko imyaka yarenze, tutitaye ko umaze igihe utabyara, tutitaye ko wadivorushije, tutitaye ko wacuruje ugahomba, tutitaye ko wize ntubone akazi, amaboko agucungura akugezeho. Amen. Nahumu yarabyanditse aravuga ngo Yuda we, dore amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro, nguriya ibirenge bigeze mu mpinga y'imisozi, biravuze ngo komeza ibirori byawe kuko umunyakibi yatsembweho. Ndagira ngo nkubwire ngo gucogora kw'ababisha b'Imana bituruka mu masezerano Imana isohoreje abantu batekerezaga ko bitazakubaho, icyo batari bazi ko kizakubaho, iyo Imana igisohoje uko niko gucogora kw'ababisha bawe. Yeremiya ahanura iby'ifatwa rya Yerusalemu. Ndashoje, nahenzanywe n'ubwo buhanuzi, ahanura ibyago n'amakuba bizahaba, birasohora. Bibaye Nebuzaradini ayoboye ingabo, ahageze asanga ntabwo bafashe Yerusalemu kubera amaboko yabo, asanga nuko Imana yari yarabivuze. Arabaza ngo wabihanuye ninde? Ni Yeremiya. Baramuga ngo kandi aracyafungiye hano. Nebuzaradini ajyana ubwuzu n'urukundo, aramubwira ngo va mu rwobo, Imana ishimwe, kuko akanwa kawe kakoreshejwe n'Uwiteka ugahanura ibi. Aravuga ngo si twe tubisohoje, ni Imana yanyu yabivuze, mwanga kuyumvira, none isohoje iby'uyu mujinya wayo, reka tuwubiture. Aramubwira ngo ariko wowe wakoreye Imana. Ndashoje, ariko wowe mu bihe bigoranye wakoreye Imana, itorero rigeragezwa wakoreye Imana, abantu b'Imana bashonje wakoreye Imana, abantu barwaye kwa muganga waragemuye wakoreye Imana, ariko wowe wakoreye Imana. Nubwo umaze iminsi ufunze ariko wararirimbye, wigeze uba umudiyakoni. Nubwo wageragejwe wigeze ubwiriza ubutumwa mu muhanda, ariko wowe wakoreye Imana. Wigeze wambika abantu bambaye ubusa. Aravuga ngo Yeremiya we, ni igihe cyo gusohora kw'amakuba, ariko wowe wakoreye Imana. Ndumva nakubwira ngo tera haleluya. Ariko wowe wakoreye Imana. Umuryango wawe warabandwe, uratekera, uraraguza, ariko wowe wakoreye Imana. Nebuzaradini aravuga ngo nta mpamvu yo kukwitura ibihwanye n'ibyo ababibagiriwe, kandi wowe warakoreye Imana. Ariko wowe wakoreye Imana. Abandi baraye muri buwate donui, urara mu makoraniro. Abandi bazindurwa no kujya kuvumba inturire, uzindurwa na niba turi, ariko wowe wakoreye Imana. Wafashe duke wari kurya udusangiza abandi, we wakoreye Imana. Imana ishimwe. Ariko wowe wakoreye Imana. Abwira Yeremiya ngo aho bene so banyazwe bajyanwe, ngewe Nebuzaradini ndakurahiye sinkujyanayo uri imbohe, ndagutwara widegembya, n'ikimenyimenyi nitugera i Babuloni nzakugirira neza. Nitugera i Babuloni Yeremiya, nzakugirira neza, abandi bazaba imbohe ubohotse. Ako kantu mugashyire entre parenthèses. Wowe muri Babuloni ntuzaba uri imbohe, uzaba widegembya kuko wakoreye Imana, n'ibyo Imana yavugiye muri wowe irabisohoje, iduhaye ihumure, dufashe ibya Yerusalemu. Ndabajyanye. Iravuga ngo ikimenyetso, iminyururu yari iri ku maboko yawe kuva uyu munsi, ku murongo wa 4, kuva uyu munsi ndakubohora. Amukuraho iminyururu. Cya kabiri, Bibiliya yavuze ngo amuha impano. Amuha impano, bivuze ngo ni isezerano ry'urukundo. Yeremiya, ndakugabiye, wakoreye Imana. Ibiganza binyaga abandi hari igihe bijya bibamo umugisha w'abandi, abandi bagahomberaho wunguka, bakaburira akazi aho ukabonera, abandi bakirukanirwaho wimira ingoma. Uwiteka aguhe icyo umutima wawe wifuza. Hari isezerano Imana yabwiye Kuro. Yaramubwiye ngo nzaguha ubutunzi buhishwa ahantu ho mu mwijima. Imana ibikugabize, aho ibindi biganza byaburiye ihaguhere. Amen. Sose Yeremiya bitekereje, abwirwa irindi jambo ku murongo wa 4,
haravuga ngo nushaka ko tujyana Babuloni tugende. Ndataruka aravuga ngo igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye aba ariho ujya. gatanu aravuze ngo ariko Nebuzaradini ataragenda gitindiganyije aramubwira ati noneho rero subirayo usange Gedaliya mwene Ahika, mwene Ahikamu mwene Shefani uw'umwami w'i Babuloni yagize umutegeka w'umudugudu w'i Buyuda. Birasobanuye ngo ninaha tuhafite ubuhake, hari umutware uri inaha twashyizeho twimitse. Ndaguha urwandiko rwesha ubudahangarwa, nguhaye impano isobanuye uwagabiwe n'umutware, bivuze ngo ntiwanyagwa n'abo twimitse kandi twe twarakugabiye. Imana ishimwe. Aramubwira ngo nushaka uze tujyane i Babuloni cyangwa ugume inaha. Yeremiya aravuga ngo kubohorwa ngatura i Babuloni biragatsindwa. Aravuga ngo ndabohoka ariko ngumi i Yudaya, ndabohoka ngumi i Yerusalemu. Yeremiya arabohoka ngumi i Yerusalemu. Nihuta ngasoza, aca hirya y'igikari bataranyaga isanduku y'Uwiteka, arayitwara afata isanduku y'isezerano ry'Imana. Aravuga ngo Imana ntikanyagwe Yeremiya navuye mu rwobo. Ndashoje. Tugeze igihe isi yarakariye ibiganza by'Imana mu nyandiko zera ariyo Bibiliya. Imana ntikanyagwe uhari. Ndagira ngo aho uri tugira umushinga wo kwigisha abantu Bibiliya mu byiciro bitatu, tukazibaha. Nitwe turobanura abo bantu dukurikije agakiza kabo, itangiriro ryo gukira. Iyo bakiriye agakiza bavuye mu madini atari aya Gikristo, turabigisha tukabaha Bibiliya nk'impano. Tubigisha Bibiliya nk'ibitabo 5 bya Mose, Tora, Taurati cyangwa Pentateuch. Tukabigisha umuzingo w'ubuhanuzi, tugataruka ibitabo bimwe, tukabigisha n'isezerano rishya. Muri Samari tukabaha Bibiliya. Yeremiya aravuze ngo Imana ntikanyagwe duhari. Ni igihe Bibiliya zigiye kubura ku isoko, ariko zigihari ku biciro bito. Abantu musanzwe mukunda kubana natwe ku ijwi ry'umukanguzi, musanzwe muzi abantu duha Bibiliya. Dushimiye bene data bagiye badutera inkunga bose, tugashyitsa Bibiliya ku bantu. Turashaka Bibiliya 5 nini, arizo izi mubonye nterura. Tugashaka n'intoya ari yisi. Intoya jiste Bibiliya tuzatanga ni 200, ni Bibiliya 200. 195 ni Bibiliya ntoya zifunitse zimeze neza. Ibitabo by'indirimbo n'abantu bajya babyongeraho bakadutera inkunga nyuma yuko tubona Bibiliya, ariko byo ntitujya duprefera kubitanga nk'impano, nubwo nabyo tujya tubitanga. Inkunga yanyu irakenewe. Hisha isanduka y'isezerano ry'Imana. Hari abantu batarasoma Bibiliya, twebwe twitanze kuyibigisha, namwe nimwitange mudufashe kuzibagurira. Iyo bamaze kuzigura, tugenda tubakurikirana tubaha ama examen mu gitabo runaka bari gusoma. Ntabwo dupfa guha umuntu Bibiliya, duha umuntu Bibiliya ufite ishyaka riyisoma. Hari n'ibibazo agenda tubaza, natwe tukagira ibyo tumubaza muri Bibiliya yayisoma. Turi gusiganwa. Uyu mwanya mwumvishira ijambo ndivuga, mudutera inkunga yo kugurira abantu Bibiliya. Uyu mwanya ukimara kubyumva, wajya kumva n'irindi jambo rivuze ngo ntizikemewe, ariko zitakemewe zamaze kubageraho, barwanya Bibiliya bayisoma. Kandi ndagira ngo mbabwire ko ububyutse bwo gusoma Bibiliya bugiye kuza. Izi ziri soft muri Bibiliya, muri telefone, ni umwanya muto bagahita bazikuraho, bakazaupdatinga mu bundi buryo bakaduha izindi. Ni umwanya muto. Bibiliya zizasomwa nizicibwa, kuko abantu muzagira inyota yo gusoma Bibiliya. Igitangaje muzagira inyota y'iriba mudafite. Uyu mwanya rero reka dutunganye iri riba turishyitse mu biganza by'abantu. Niyo mpamvu tubasabye inkunga ya Bibiliya. Bibiliya imwe ni 15,000 by'amanyarwanda. 15,000 by'amanyarwanda ni amadolari 15. Ni ikintu cyoroshye gufata iyo nkunga ukavuga ngo mbahaye inkunga ya Bibiliya igere ku bantu. Ni ibintu byoroshye,
ni ibintu byoroshye, ni inkunga itagoranye itakuvunnye, ariko kandi tukaba dutanze ikintu gihoraho. Noneho wa muntu niyo atayisoma Bibiliya zizabura ariko zihari zifitwe. Ngumva icyo muri gukora ni ukubika imbuto mu gihe cy'amapfa, nubiba ni wowe uzasarura abandi bashonje. Soza rero, Yeremiya arokowe nuko we yakoreye Imana, akurwa mu rwobo. Aravuga ngo sinzihisha i Babuloni Buyuda hari umwanya. Imana igushakira ubwihisho, umukiza akimara kugukiza iguha ubwihisho mu cyanya nyacyo. Iguhisha ahantu hakwiriye. Inzu ikwiriye aba ari Imana iguha, urugo ruzima aba ari rwo Imana iguha, igihugu kizima, umugabane muzima, akagari kazima, umudugudu muzima, mu nzu nzima, akazi kazima, shuri rizima, Imana iguha hakwiriye. Imana ibaha umugisha. Mana turagushimiye. Uyu ni umutware w'abantu waje akura Yeremiya mu rwobo, Yeremiya ruvamo. Iyo ugiye gutabara umuntu ukoresha abandi, iyo ugiye gukiza umuntu ukoresha abandi. Ubutware bw'umuntu bunyura muri Kristo bugaca mu wundi muntu, umuntu akabona igisubizo. Duhamagaye umuntu udukura mu rwobo, duhamagaye umuntu ukurikirana uyu udusinyira, duhamagaye umuntu udutuza, duhamagaye umuntu udukurikiranira dosiye. Abisiraheli bari muri Egiputa bari bakeneye igihugu, ariko kugira ngo bakigeremo bari bakeneye Mose. Igihugu cyari gihari ariko batarabona Mose. Mose aje arababwira ngo tugende. Buri muntu wese akenera umuntu umujya imbere, akenera umuntu umuyobora, akenera umuntu umwereka icyerekezo, akenera umuntu umubwira ibanga. Kugira ngo uyu muntu yunguke akeneye umubwira uko akora, kugira ngo aka kazi kaboneke akeneye umuntu umuha akazi. Duhamagaye umuntu w'umumaro. Kugira ngo isi ibone umucunguzi twari dukeneye umuntu, twari dukeneye Kristo. None n'uyu mwanya ibi biganza n'ibyakire bifatwe. Ibi biganza byarimo ubusa, nibyumve hari umuntu ubifashe. Uyu mugongo niwumve hari umuntu wunamuye, ibi birenge byumve hari umuntu ubishingishije intambwe, uyu mutima wumve hari umuntu uwuhaye ihumure, uyu munwa wumve hari umuntu uwuhaye kuvuga izi mpundu. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye kandi twatuye umugisha kuri ibi biganza bihaye bene Bibiliya. Nutabonye uburyo bwo kudutera inkunga twebwe, yayitera umuryango wa Bibiliya. Tugushimiye ku bwawe Yesu Kristo none n'iteka ryose. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.